Kuva ikigo cy'imisoro n'amahoro na polisi y'u Rwanda batangiza ubukangurambaga bwihariye ku bufasha buhabwa abatunzi ibinyabiziga batarabona mutation cyangwa bafite ibinyabiziga bitakiri mu muhanda. Iyi gahunda imaze kwitabirwa n'abantu batari bake kandi bakomeje kwitabira mbere yuko itariki ntarengwa ya 28 z'uku kwezi kwa kabiri 2026 igera. Abatunzi ibinyabiziga batarakorera mutation cyangwa bafite ibinyabiziga bitakiri mu muhanda basabwa kwitabira iki gikorwa kugira ngo igihe cyateganyijwe kizarangire abatunzi ibinyabiziga bubahirije inshingano zabo. Murabona rero ko hasigaye iminsi mike. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku buhamya bw'abari bafite ibinyabiziga bitandukanye bagannye site ziri hirya no hino mu gihugu zashyizweho ngo zifashe gukemura ibyo bibazo. Baradusobanurira inzira banyuzemo kugira ngo ibibazo byabo bikemuke, ku buryo namwe mudukurikiye muri iki kiganiro zishobora kubabera urugero mwakurikiza niba namwe mwarahuye n'ibibazo bimeze nk'ibyo bari bafite. Ikigo cy'imisoro n'amahoro nacyo kigasaba abagifite ibibazo nk'ibi kwihutira gutanga amakuru kugira ngo nabo bafashwe. Muri ubu bukangurambaga bumaze igihe bukorwa, ikigo cy'imisoro n'amahoro ku bufatanye na polisi baratanga ubufasha kuri site zitandukanye ziri hirya no hino mu gihugu. Hari abahita bakorerwa mutation kubera ko bujuje ibisabwa, hari n'abasabwa gutanga amakuru ku bibazo byinshi bari gusanga bafite nka zimwe mu mbogamizi zituma mutation itihuta. Abafite ibibazo rero mu bibazo tugenda tubona, hari abo usanga barabuze abo bagurishije cyangwa se abaguze. Asanga umuntu yaguze wenda moto ayandikaho ayigurisha n'undi, n'uwundi ayigurisha n'undi, n'undi ayigurisha n'undi, bigeze ku muntu wa gatanu. Usanga uyifite ntashaka wenda se no kuza gukora mutation kuko azi ko hari ibirarane by'imisoro afite, wenda agomba kubanza kwishyura mbere yuko iyo mutation ikorwa. Ugasanga se wenda uwo muntu icyo kinyabiziga cyari cyanditseho yagiye hanze, ugasanga se uwo muntu yitabye Imana, cyangwa se ugasanga wenda aranafunze cyangwa yimukiye ahandi hantu mu gihugu utanazi. Abo bose ni abantu babuze abo baguze cyangwa se abo bagurishije, bikaba ikibazo cyo gutuma mutation idakunda. Hakaba ikindi cyiciro cy'abantu baguze n'amakoperative. Koperative yari ifite ikinyabiziga ikigurisha n'umuntu, ariko wenda eza no gusenyuka iraseswa, bigatuma uwaguze icyo kinyabiziga atabona umukorera mutation muri abo ngabo. Cyangwa se waguze na kampani nayo iza gusenyuka irafunga, ukabura ugukorera mutation n'ubwo wenda iyo kampani yari ifite uwo yanditseho. Hakaba n'abandi wenda usanga kuri tini y'umuntu wagurishije hariho ibirarane. Hakaba n'abandi bafashe ibinyabiziga bakabiparika mu rugo, ntibikiri mu muhanda, birutse muri controle, nta silence, yagiparitse kiva mu muhanda gutyo, ariko nta kigeze akora, kandi yagomba kugarura ibirango kugira ngo natwe tucyandukure mu bitabo by'ibinyabiziga dufite byanditswe, bityo ntagire icyo abazwa. Hakaba n'abagiye kubaga ikinyabiziga nyangwa mutamira imenyerewe, barabibaze ariko ntiyagarura ibirango nawe. Hakaba n'abandi yewe bagiye mu nkiko, akajya mu rukiko, ariko akaba ataraje gukurikirana imyanzuro y'urukiko wenda yemeje yuko ikinyabiziga cyandikwaho. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gikangurira abatunzi ibinyabiziga kuzirikana ko nyuma y'igihe cyateganijwe bazafatwa batunzi ibinyabiziga bitabanditseho bashobora kuzahura n'ingaruka zitandukanye. Abari bafite ibibazo nk'ibyo ariko ubu bikaba byarakemutse batanga ubuhamya nyuma yo gushaka ibisabwa, kandi ibibazo bari bafite nabyo bigakemuka. Barakangurira abandi batunze ibinyabiziga bitabanditseho kwihutira kubikora kuko hari ingaruka zihari. Nyigura moto nayiguze ku itariki 30 z'ukwa 12 2024. Mu kwezi kwa mbere nza gushaka gukora mutation, ariko mutation ntibyakunze kubera ko uwo yari yanditseho ntabwo yabashaga kuba yaboneka. Ni ibyishimo cyane kubona mutation bitewe n'ukuntu yangoye. Urumva mutation nahereye mu kwezi kwa mbere kwa 2025, ariko kubera ubufasha bazanyeho iyi promotion iri kudufasha cyane, durabona plaque ngiye kwitahana. Nagikeneye gushaka kwandika ikinyabiziga kuko ari ingenzi kugira ikinyabiziga kikwanditseho, cyane ko baba bidushishikariza
ubwo nanjye njyana amasezerano ya noteri uko naguze ikinyabiziga nshaka rwandanmovies njya muri sisiteme y'irembo ndabisaba ikinyabiziga kiraduhurana n'inzitane nyinshi harimo kuba ugenda ugasanga umuntu afitemo amadeni y'ibindi binyabiziga atunze cyangwa se iby'ubutaka hakaba harimo inzira tugenda zitugora zo kubera icyo kibazo ariko byose bakagenda bidufashamo bikagenda bikemuka nanjye ngize amahirwe ndayibonye akona umunsi wa gatatu wa kane nirukankaho genda nkasanga harimo ikibazo ngo muri systeme ntiharimo amasaranse ntiharimo iki ariko ndabikurikiranye ngewe ndashima Imana ko nyibonye. Imbogamizi zari zihari kubera ko message zose zaba izo mu muhanda zazaga iwanjye ndetse nkagira n'ikibazo nkavuga nk'iyi modoka igize ikibazo ninjye byagarukaho kandi narayigurishije nanjye bigatuma itekamo mushakisha ngo tuzabikore iye mu ruhande rw'uko niye si yanjye imodoka zikora byinshi yajya muri fraude yapakira ibiyobyabwenge icyo gihe bajya kumugeraho ari njye wabanje njyewe nyine imodoka kandi ntakitunze. Ndishimye koko nayibonye kubera ko byari ibintu byangoye urumva natangiye umwaka ushize nko mu kwa gatandatu ndi kuyikurikirana sometimes bikanga ngacika n'intege ariko ndabyishimiye ko nayibonye ariko nanakangurira abantu batarayibona cyangwa batarakoresha mutation kwitabira ino gahunda kuko iyi gahunda izabagira akamaro kandi bazabafasha batarinze kuvunika ko bajya i Masaka cyangwa basirikira cyangwa bajya muri process ndende. Hano urahaza haba hari abakozi ba Rwandanmovies hari n'abakozi b'irembo bose bafatanyije baragufasha kandi ukabona plaque yawe. Muri ubu bukangurambaga bwo gutanga ubufasha bwihariye mu gukora mutation no kwandukuza ibinyabiziga hari site zigera kuri enye mu mujyi wa Kigali n'ibiro 14 mu ntara zose zikora kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Abatarakora mutation bakangurirwa kubikora hakiri kare kandi kugira ngo ibirarane by'imisoro bibaveho. Hari ingaruka nyinshi zitandukanye ku muntu wese ufite ikinyabiziga kitamwanditseho, niyo mpamvu ikigo cy'imisoro n'amahoro gisaba abo bireba bose kwihutira kugana aya masite yashyizweho. By'umwihariko turakangurira abantu kwitabira iyi gahunda kuko ni amahirwe babonye kubona serivisi yagurwa kuri urwo rwego kandi bakirinda ibihuha. Ibyo turi kumva bivuga ngo itariki zongerwa ngo iminsi ni mikeya ariko wajya kureba imibare turi kwakira ku masite atandukanye ukabona yuko nta mpamvu n'imwe igaragara ivuga ngo iminsi yongerwe, ahubwo twe tukavuga ngo mwebwe mwihute mugerageze gukora ibyo turi kubasaba. Niba ari amakuru uyatange, niba ari mutation uyikore, niba ari ibirarane ufite twumvikane turebe ukuntu wabyishyura, niba ubyishyura byose, niba ubyishyura mu byiciro, ariko gahunda yo gukora mutation itangire. Niba kandi ufite ikinyabiziga cyavuye mu muhanda cyo waparitse mu rugo, garura iyo plaque na carte jaune tugukure mu bitabo twe kugira ibyo tukubaza kandi imodoka yawe cyangwa se moto yawe itakiri mu muhanda. Niba kandi nanone waraguze n'umuntu waguze ugasanga uwo waguze nawe nta nubwo ari umuntu wakabaye ugura nawe, nta ko wakabaye ugirana amasezerano n'umuntu utanditse kuri carte jaune. Uri kubona kuko carte jaune handitseho uwitonze ariko uri kukugurisha ikinyabiziga yitwa Mbarushimana. Cyo ntago bikwiriye kubera yuko Mbarushimana nta kinyabiziga atunze mu mategeko. Shaka wa muntu carte jaune yanditseho niba ufite ububasha bwo gukorera mutation. Bantu mwese mutunze ibinyabiziga bitabanditseho kubera se ko abo mwaguze babuze ngo babakorere mutation, namwe mugurisha ibinyabiziga ntimubyikureho mwakurikiye ingaruka zihari ko ibyo binyabiziga bishobora gukoreshwa muri magendu cyangwa se ibindi binyuranyije n'amategeko, akaba ari mwebwe muza kubibazwa kuko nimwe byanditseho. Namwe mufite ibibanditseho ariko byavuye mu muhanda, nimwihutire gukemura ibyo bibazo kuko nyuma y'igihe cyagenwa amategeko azakurikizwa. Abo bidahita bikemuka nonaha nimuhe ikigo cy'imisoro n'amahoro amakuru kugira ngo kibafashe gukurikirana ibyo bibazo byihariye. Gutanga aya makuru jya ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro ari rwo wa@rra.gov.rw ujya handitse tanga amakuru ku kibazo wahuye nacyo kugira ngo ukore ihinduranya ry'ikinyabiziga mutation, ukandeho wuzuze inyandiko usangamo uyohereze.
abakeneye ibindi bisobanuro mwatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.